mbifurije isabukuru nziza, isabukuru y'umunsi wihariye, umunsi w'umwana w'umunyafurika. Isibo igicumbi cy'imikurire myiza y'umwana. Umwana n'ubukungu bukomeye bw'igihugu. Ni nayo mpamvu mu itorero indatirwa abahizi ry'umujyi wa Kigali twahisemo gutoza abana bakiri bato muri gahunda y'umurage w'intore. Twebwe aho dutuye, aho turi mu itorero nk'uko mu itorero mu ndatirwa abahizi, tumenya uburyo umwana yitabwaho, haba mu mirire kugira ngo akure neza, haba mu mirerere kugira ngo agire umuco n'ikinyabupfura, haba mu myigire kugira ngo akomeze gukura akuza ubwenge. Ibyo rero nibyo dushishikariza buri wese, by'umwihariko ariko ubutumwa tugenera ababyeyi ni ubutumwa bwo gufasha abana kugira ngo tutagira abana bagwingiye kubera imirire mibi, tutagira abana b'ikinyabupfura gike kubera uburere buke. Ababyeyi bagatoza abana uburere, bakabarinda ibiyobyabwenge n'ububi bwabyo, ngo igiti kigorwa kikiri gito. Babyeyi dutangira hakiri kare. Shaya ya Rwambari, Shaya nous avons une excellente culture et nous en sommes vraiment. Uzanarare imvugo y'iki gihe ngo urubyiruko rw'ubu rurangabeye, tuzayihanagura pe, ururimo amahoro ruzana n'ubuhoro, tuzabiharanira pe, ubufatanye burambye buteza imbere, tuzabishyigikira pe, ubwenge w'amazi, ubwenge